umugani witwa arihadika amatugunguru. Uyu mugani bawuca iyo babona umuntu yangira ibyo agomba gukora, maze akanashaka urwitwazo rukomeye rwo kubyihunza. Ubwo nibwo bavuga ngo arihadika ibitugunguru. Wakomotse ku mugabo witwa Nkurukumbi wanze gutabarira ingoma ahagana mu mwaka w'1300. Ni ukuvuga ngo hagati y'1164 n'1195. Uyu mugabo Nkurukumbi yabayeho ku ngoma ya Ruganzu wa mbere Bwimba. Bitewe nuko Bwimba yimye ingoma ari muto, nyina Ruganzu Nyakanga wo mu bwoko bw'Abasinga niwe wayoboraga igihugu afatanije na musaza we wo kwa se wabo Nkurukumbi ya Nyebunga. Mu bari bakomeye ibwami icyo gihe twavugamo abiru nka Nyaruhungura w'Umutsobe, Cyenge wa Nyakesa w'umukobwa ukomoka kuri mukobwa wa Nyakesa, Gitandura wa Kingari umukurambere w'Abatandura, hanyuma hakaza Mukubu wa Mushyoma w'Umuha. Muri icyo gihe u Rwanda rwari ruturanye n'ibihugu bibiri bikomeye, ari byo Igisaka cyategekwaga na Kimenyi Musaya n'Ubugesera bwategekwaga na Soro Bihembe. Igisaka ariko cyo cyashakaga kwigarurira u Rwanda, mu gihe Ubugesera bwo bwari bubanye neza n'u Rwanda. Bari baraguriye umwami w'Igisaka ku mwami uzigarurira u Rwanda ari uzaba yaravutse ku mwami w'u Rwanda. Ibyo byatumye Kimenyi yiyemeza kuza gusaba mushiki wa Bwimba witwa Robwa. Umwami Soro Samukondo se wa Bwimba akaba yari yarasize umurage ko batazigera bashyingira umwami w'Igisaka bitewe nuko yari azi iyo mitsindo wo mu Gisaka. Ubwo rero Kimenyi Musaya yazaga gusaba Robwa, Bwimba yaramumwimye, ariko nyina Nyakanga afatanije na musaza we Nkurukumbi bamurusha imbaraga baramutanga. Bavuga ko gushyingira Kimenyi ari ukugwiza amaboko. Mbere y'uko Robwa arongorwa na Kimenyi, Bwimba yashyize Robwa ku ruhande amubwira ko yagenda yagira atazigera abyarana na Kimenyi, kuko babyaranye umuhungu ari we wazagaruza u Rwanda umuheto. Robwa yarabyumvise arabyemera, maze ajya gushyingirwa kwa Kimenyi. Yiyemeza kuziyahura igihe azaba atwite kugira ngo ahinduke umutabazi w'umucengeri. Ubwo rero Robwa yaramaze gusama inda, yahise abimenyesha musaza we. Hagati aho mu Rwanda bararaguje, maze inzuzi zerekana ko Nkurukumbi ari ugomba kuba umutabazi w'umucengeri, ugomba kugwa mu Gisaka kugira ngo urupfu rwa Robwa wari wiyemeje kwiyahura atwite ruzatera amakuba inshuro 100 Igisaka, bityo kizabe ari cyo gitsindwa n'u Rwanda. Niko gusaba Nkurukumbi kuba umutabazi arabyanga, ndetse ashaka n'urwitwazo rw'uko arwaye indwara yo kuzana amagara, bityo akaba atagomba gutabara arwaye iyo ndwara. Ubwo yihaditse mu kibuno amatugunguru, utwatsi dutukura, kugira ngo agaragare nk'uwazanye amagara koko. Ruganzu yaramubwiye ati, ubwo urwaye utyo byaba byiza ubaye ari wowe ugiye kugwa mu Gisaka, ukazatuma icyo gihugu kizana amagara. Nkurukumbi yakomeje kwanga, ariko abifashijwemo n'umugabekazi Nyakanga mushiki we. Nkurukumbi amaze kubatsembera atyo, abapfumu bongeye kuraguza, maze bemeza ko Ruganzu Bwimba ubwe aba umutabazi arabyemera. Ariko mbere yo kugenda abanza aca iteka ko ubwoko bw'Abasinga butazongera gutanga umugabekazi, kubw'igihano cy'uko Nkurukumbi yanze kujya kuba umutabazi. Ruganzu Bwimba nta mwana yari yakabyaye wo kuzamusimbura ku ngoma,
ariko icyo gihe umugore we yari atwite yenda kubyara. Ruganzu aherako agana ku nkiko umupaka y'Iburasirazuba, ategereza ko bamubwira ko umugore we abyara mbere yo gutangira intambara. Hashize igihe baza kumubwira ko Nyakiyaga yabyaye umwana w'umuhungu. Gitandura niwe waje kubimubwira, ahita ahabwa ubutumwa bwo gusubira ibwami akajya kwita umwana izina rya Rugwe. Kuva icyo gihe abakomoka kuri Gitandura bahabwa kuzajya bita abana b'ibwami izina mbere y'uko umwami abiyitira. Nyuma Ruganzu amaze kujya inama nabo bari kumwe, asigira igihugu Cyenge kugeza ubwo Rugwe azaba ageze ku myaka yo kuba yategeka. Amaze kurangiza ibyo, atanga itegeko batangira intambara, maze Ruganzu abanyagisaka bamwicira ahitwa Nkungu hafi ya Munyaga. Icyo gihe hakaba hari hakiri mu Gisaka. Intumwa yahise ijya kubwira Robwa ko musaza we yatanze. Ubwo Kimenyi yahise yereka Robwa ingoma Ngabe Rukurura. Ibyo bikaba byari ikimenyetso cy'uko agiye kumugira umugabekazi w'Igisaka, bityo akaba amuhojeje urupfu rwa musaza we. Ako kanya Robwa yahise yiterura yijugunya ku ngoma Ngabe Rukurura, maze apfana n'umwana yari atwite. Nguko uko Robwa yabaye intwari y'umutabazi kimwe na musaza we Ruganzu Bwimba. Naho Nkurukumbi nyarume wa Ruganzu Bwimba wihaditse amatugunguru avuga ko yazanye amagara yo gutinyirira ingoma, niwe wabaye inkomoko y'umugani baca ku muntu ushaka inzitwazo zo guhunga ibintu bimugomba, bakagira bati arihadika amatugunguru. Kwihadika amatugunguru, guhimba urwitwazo rwo guhunga ibikugomba. Iyo wahera hahera umugani.